Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 20, tariki 23 Kanama 2024. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 37 umurongo wa 1 kugeza ku 14. Ububasha bw'Uhoraho bunzaho, antwarisha umwuka we, maze angeza rwagati mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Nuko anzengurukana muri icyo kibaya aho yarakikije hose, maze nsanga ayo magufa ari menshi cyane kandi yarumye rwose. Uhoraho arambaza ati, mwana w'umuntu, amagufa se yabasha kongera kuba mazima? Ndamusubiza nti, Nyagasani Uhoraho, ni wowe wabimenya. Arambwira ati, ngaho hanurira amagufa, maze uyabwire uti, yemwe amagufa yumiranye mwe, nimutege amatwi ijambo ry'Uhoraho. Dore uko Uhoraho Nyagasani ababwiye, ngiye kubashyiramo umwuka, maze mwongere mubeho. Ngiye kubateraho imitsi, mbashyireho inyama, mboroshe uruhu, mbashyiremo umwuka maze mubeho, bityo muzamenye ko ndi Uhoraho. Ubwo ndahanura nk'uko nabitegetswe. Igihe ndiho mpanura, ako kanya numva urusaku, amagufa arakorana, rimwe rikegera irindi. Ngo ndebe mbona imitsi ifasheho, inyama zirayitwikira, n'uruhu rurayorosa, ariko nta mwuka wari urimo. Nuko arambwira ati, ngaho mwana w'umuntu, hanura, uhanurire umwuka. Ubwira uti, dore uko Nyagasani Uhoraho avuze, wa mwuka we, turuka mu mpande zose uko ari enye, uhuhere kuri iyi mirambo, maze yongere ibeho. Igihe ndiho mpanura nk'uko nabitegetswe, umwuka uza muri ya mirambo, yongera kugira ubuzima. Nuko barahaguruka, biremamo igitero kinini cyane. Hanyuma arambwira ati, mwana w'umuntu, amagufa n'umuryango wa Isiraheli wose, ngaho baravuga bati, amagufa yacu yarumiranye, nta cyizere tugifite, turashize. Niyo mpamvu rero ugomba guhanura ubabwira uti, dore ibyo Nyagasani Uhoraho avuze, ngiye gukingura imva zanyu, nzabavanemo, mwebwe muryango wanjye, maze nzabagarure ku butaka bwa Isiraheli. Muzamenya ko ndi Uhoraho, mwe muryango wanjye, ubwo nzaba nakinguye imva zanyu, nkazibavanamo. Nzabashyiramo umwuka wanjye mubeho, kandi mbatuze ku butaka bwanyu. Bityo muzamenye ko ari njye Uhoraho wabivuze, kandi nkabikora. Uwo ni Uhoraho bivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimushimire Uhoraho kuko ari umugwaneza, n'urukundo rwe rugahoraho iteka. Abo Uhoraho yarwanyeho nibabyivugire, bo yakuye mu maboko y'umwanzi, maze akabakoranya abavana mu bihugu byose, mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo. Bakagenda ahantu hatabana mba, ntihabone inzira yerekera mu mujyi utuwe. Bakishwa n'inyota n'inzara, nuko batakambira Uhoraho mu mage barimo, nawe abakiza imibabaro yabo, abayobora mu nzira ibangutse kugira ngo bagere mu mujyi utuwe. Nibashimire rero Uhoraho impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu, kuko yahaye icyo kunywa uwicwaga n'inyota, wari ushonje akamufungurira akijuta. Nimushimire kuko ari umugwaneza, n'urukundo rwe ruhoraho iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 22 umurongo wa 34 kugeza kwa 40. Muri icyo gihe abafarisayo bumvise ko yazibye akanwa k'abasaduseyi, barakorana. Maze umwe muri bo wari umwigisha amategeko amubaza mwinje ati, mwigisha, itegeko riruta ayandi ni irihe? Aramubwira ati, uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo tegeko riruta ayandi, kandi niryo rya mbere. Irya kabiri risa naryo, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri aya mategeko ko ari abiri, habumbiyemo andi yose, n'ibyo abahanuzi bavuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Buri munsi ijambo ry'Imana, buri munsi neza y'Imana, buri munsi urukundo rw'Imana. Amasomo twateguriwe uyu munsi nadufasha kuzirikana ku itegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana ryitwa itegeko ry'urukundo. Tujya kuvuga ku rukundo mu ijambo ryitwa ngo kwikunda. Umuhanga niwe wavuze ati, impamvu abantu Imana itubwira ntitwumve nuko tutikunda. Yaba nikundaga
nakagenze neza nyine. Kwikunda, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hari igihe tuvuga ngo dukunda Imana, ariko Yohani mwero ya mbere yongera gutwibutsa ngo kuvuga ngo ukunda Imana utaroresha amaso, ariko mugenzi wawe abonesha amaso y'umubiri utamukunda, ntacyo bimaze. Urwo rukundo ntaho rushingiye. Kubanza kubona mugenzi wawe, icyo ni icya mbere, kubona mugenzi wawe. Hanyuma mugenzi wawe nyine niwe werekana ko Imana mujya muhura. Icya kabiri, ushaka kuvuga uti mugenzi wanjye ndamukunda rwose, ndi umuntu mwiza, nkunda, ndakundana, mfite urukundo. Ariko burya urukundo nyarwo rupimirwa uko nawe wikunda. None se mubyeyi, hari utanga icyo adafite? Na niyo mpamvu tujye kubanza kureba agaseke ufite karimo urukundo. Niba rero ntako ufite, niba nta karimo, niba ako gaseke kawe gatarimo urukundo, none se uzatanga uruhe udafite? Ntawe utanga icyo adafite mubyeyi. Uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Na niyo mpamvu kugira ngo natwe dushobore gutanga urwo rukundo, tubanze turebe niba natwe dufite urwo rukundo. Mbere na mbere kwikunda. Ndabizi bamwe batangiye kuvuga bati ntabwo twongera guha abagenzi bacu ku byo twari dufite, ntabwo twongera gukora ibikorwa by'urukundo, reka nanjye mbanze nihereho. Uko kwiheraho rero tugiye gukubona, turebe koko niba ujya wikunda. Turaza gusoza nawe uvuga uti harya ubundi ndikunda. Kuko nutangira ngo kwikunda, wowe ubwawe ukikunda, bizatuma koko ushobora no gukunda abandi. Uzakunde mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Isomo rya mbere tumaze kuzirikana ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, turazirikana umuryango w'Imana uri mu muryango wa bunyago. Nuko rero Uhoraho akabagereranya nk'imirambo, amagufa, nk'abantu bapfuye. Nibyo koko umuntu wese warenze ku mategeko y'Imana burya aba yapfuye. Umuntu wese udatunganira Nyagasani we yarapfuye. Gupfagaze nabyo bibaho. Umuntu wese ukora icyaha burya aba yarapfuye. Na nibyo mu Ivanjiri bakunze kuvuga umupfayongo, gupfa muri yongo nyine, ngo n'ubwenge, ubwenge ntibugikora neza. Kandi tuzirikane ko umupfayongo muri Bibiliya bisobanura umuntu utuka Imana, umuntu ukora nabi, wese n'umupfayongo. Bishatse kuvuga ngo umuryango w'Imana uri mu muryango wa bunyago, umuryango w'Imana uri kure. Kuba kure ni ugupfa, kubura Imana. Iyo wabuze Imana urapfa. Uko nawe ndakwifuriza gutaha umuhuramana. Wowe iyo wabuze Imana, abantu bashobora kubona uhagaze ariko uri umurambo, uri amagufa. Na niyo mpamvu Nyagasani umunsi yifuza kugutuma nanjye ntumeho ati ngiye kubashyiramo umwuka wanjye, umwuka mushya, roho w'Imana akuvugiremo. Ni bya bintu by'uko nyine abayoborwa na roho w'Imana, abo nibo bana b'Imana. Ntago bakora iby'umubiri ushaka, ahubwo bakora iby'Imana ishaka, ibya roho. Umwuka, roho mutagatifu nakumurikira, bizatuma cyara kabaye ubasha kumva ko umubiri wawe ari igikoresho cya roho mutagatifu, kumva ko umubiri wawe ari ingoro ya roho mutagatifu. Bityo banze ukunde koko, wumve ko nawe utakakirira roho mutagatifu ahantu hadakwiye. Ubanze ukunda umubiri wawe, ubundi witeho, wumve ko roho w'Imana ashobora gukoresha umubiri wawe aturemo, kandi koko akabwira abandi. Umwuka w'Uhoraho ukuzamo unyura hehe, utura hehe? Ese umubiri wawe utuwemo n'umwuka w'Uhoraho, utuwemo na roho mutagatifu? Nzabashyiramo umwuka wanjye mubeho kandi mbatuze ku butaka bwanyu. Amen, amen, amen. Ubutaka bwanyu rirerekeza iwawe, umubiri wawe Nyagasani agomba guturamo. Ntube umuntu w'igisazira, ahubwo umuntu mushya. Igihe cyose uri gukora nabi, uzamenye ko uri gupfa. Ushaka ko uri gupfa nyine, uri gupfa kuri roho. Roho yawe ikaba iri kwangirika. Na nicyo Nyagasani yifuza gutubwira mu Ivanjiri, ubwo turi kubona abigisha amategeko n'abafarisayi bashaka kumwinja. Nuko rero Yesu akaza kubabwira urukundo icyo ari cyo. Itegeko ry'urukundo ni ugukunda Imana na mugenzi wacu. Ariko cyane cyane ngo twabivuze dutangira, turaza gutinda kuri urwo rukundo rwa mugenzi wacu. Ngiye cya kimenyetso cy'umusaraba, igiti gihagaze gishushanya urukundo rw'Imana, igiti gitambitse gishushanya urukundo rwa mugenzi wacu. Horizontal, kugenda ariko nkagenda ku ntambwe ya mugenzi wanjye. Nuko rero Yesu akajya hagati nk'umuhuza w'ijuru n'isi, nk'umuhuza w'Imana n'abantu. Wa musaraba nyine ugomba kuba ufite Yesu, kugira ngo bigaragare ko uwo murongo utambitse, icyo kimenyetso gitambitse, mugenzi wanjye ntagomba kwibagirwa. Mugenzi wawe abonesha amaso, ndetse nawe ubwawe uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Yesu mu kuvugira ijambo arifuza gutubwira uburyo aduha uburenganzira mu kwita ku bandi, mu gukunda abandi. Kuko urukundo ntabwo ari uguhata, nta nubwo ari uguhatiriza, ahubwo urukundo kuko ruhenze nyine
Yesu agenda yinginga, kwinginga kugeza igihe aboneye nawe wemeye. Ngiye ingoma y'ijuru ntabwo ari uguhata, ahubwo Yesu yongera kugenda kwinginga ati uzakunde mugenzi wawe nkawe, uzakunde. Ntabwo Yesu avuga ati kunda mugenzi wawe, uzakunde. Yesu asa n'ugenda akwinginga, ntabwo Yesu aguhata. Ntabwo ingoma y'ijuru ari imbaraga, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kwakira Imana mu bwiyoroshye ngurwo urukundo. Nawe ongera urebe, uramutse ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, byaba bimeze bite? Ese urikunda? Kwikunda mbere y'uko nkunda mugenzi wanjye, umubiri wawe, ingingo z'umubiri wawe urazikunda? Niba uzikunda rero, hari uburyo unazitwara ukitwararika. Mubyeyi, umwitozo tujye gukora uradufasha kureba niba wikunda, bityo uzakunde mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umubyeyi umwe ngo yaragowe mu rugo rwe, yarahangayitse, umugabo amureba nk'ikimbwa yanze. Umubyeyi bikamushavuza uburyo umugabo we atamukunda, rimwe na rimwe akamugaragariza ibimenyetso nyine by'uko atamukunda. Wa mubyeyi amaze kubona imiruho, ibibazo bimurembeje, aragenda ajya kugisha inama ku muntu w'umusaje w'umuhanga uri muri ako gace. Ati koko mfite ikibazo kiremereye ko ndakundwa, umugabo tubana ntabwo nkunda, nzabigenze nte, nzifate nte? Nuko yanaribonye iramubwira iti ngwino nkwereke. Ati uriya ninde uri kubona hariya? Ati uriya n'umugabo wanjye. Ari gukora iki? Ubwo umugabo we nyine yarari kunywa inzoga nkuko byari bisanzwe. Uriya n'umugabo wanjye, biriya ndabimenyereye ko afata amafaranga yose kwa dufite akamarira mu ikabari. Biriya ndabimenyereye, ubuzima bwo kwishimisha ndabumenyereye. Biriya nta nicyo bikintwaye. Ariko ikimbabaje nuko atankunda. Yanaribonye ikomeza kwibaza ikiza gusubiza uyu mugore. Kandi kamwanya ibwira wa mugore iti ngwino nongere nkwereke. Amwerekera mu idirishya ati uri kubona hariya ninde? Uzi ko ari umugabo wanjye? Wa mugabo nyuma yuko amaze gupfinigiza za nzoka, amaze kunywa neza neza, zimugeze hano, zimugeze mu bwonko ndetse no mu mutima, zamaze guhuzura. Nuko rinda kuvuga ibyo umugore yabonye, uburyo umugabo ari kwandavura, uburyo amaze kwiyandarika n'uri ari kwandavura, byose bagenda bimwereka. Ngaho natekereza wa mugore nyuma yo kubona amahano n'amashyano n'ubwandavure bw'umugabo we, arongera avuge ko ibi bintu bisanzwe. Nuko wa mugore araturika, aratangira ararira bikomeye cyane, ararira. Nuko yanaribonye wa muhanga aramubaza ati none se kuri kure byagenze bite? Ati noneho mbonye ko bidasanzwe. Noneho ikimbabaje, icyo ndi kuririra ni igihe kirekire maze ndi kuvuga ko umugabo nyanga, ko yikunda, agafata imitungo yacu yose akayimarira mu ikabare n'ahandi hose mu nzu zidakwiye. Ariko ikintu kiri kundiza ni igihe nataye ndi kuvuga ngo umugabo aranyanga, nyuma yuko niboneye ko nawe atikunda. Kuko ntiwakwikunda ngo nawe uryame muri biriya biziba, muri iriya sayo, kandi wikunda. Nsanze umugabo wanjye nawe atikunda, kuko yajyaga kuba yikunda, yari kuba nanjye yarankunze, ariko ubwo nawe ntiyikunda. Ntiwaryama muri iriya sayo imeze kuriya ngo ari uvuge ko yikunda. Rero mbabajwe n'igihe kirekire nataye ndi kuvuga ngo umugabo aranyanga, kandi nawe nyine nta rukundo yari afite. Icyo gihe nicyo kimbaye, nicyo kiri kundiza. Guhera ubwo nyine wa mugore afata ingamba zuko atazigera na rimwe kongera kwivovota, kwijujuta umugabo aramwanze, ngo umugabo aramwanga, kuko yabonye ko n'ubundi umugabo nawe ntago yikunda. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Guko nanjye akenshi duti igihe turi kwivovota duti uyu nta nkunda, uyambwira nabi, uyu ngunda mureba nkabona atankuze. Ujye ubanza urebe uti ese we arikunda? Niba yikundaga ntiyakagiye mu ikabare ngo amare umutungo, ngo ajya gusinda, ngo ajya mu ngeso mbi z'uburaya, ubusambanyi, kwiyandarika, kwica nabo umubiri wawe, kwandavuza umubiri wawe, kwiroga, kwiyica. Ngiki kiranga nyine umuntu utikunda. Mubyeyi, abantu batikunda bari kwishi. Abantu batikunda ni benshi cyane. Kwiyandavuza, kwiyandarika bitaniye se no kuroga no gusenga ibigirwamana, taho bitaniye. Nguru rero urupfu. Abantu benshi turataka ngo abandi bari gutugera nabi, ariko kenshi uzasanga ari twe twiyica, ari twe twiroga, ari twe twiha uburozi. Nguko kwa kwiyandavuza, kwiyandarika, warangiza ngo ufite urukundo. None se koko umuntu ufite urukundo
yakwiyica, yakwiyahura, yakwigera nabi. Aha twongere turebe, nujya kuvuga umuntu arakwanga uzajya urebe ibintu afata, urebe uko abayeho, urebe ibyanywa, urebe ibyarya, hanyuma uvuga uti yo mbega we nataye igihe iyo mvuga ngo baranyanga. Umva, wa muntu ukwanga n'urwango nyine afite, wa muntu utagukunda ntaho aguhishe, kuko icyo afite nyine akize ku rwango, akize ku mushiha, akize mu kwandavura. Nawe urifuza ko agukunda nkawe, akwanduze se nkawe? Twongere turebe igihe tumara turi kwivovota natwe, uyu mugore nawe aguha isomo mu rugo rwawe. Igihe ubonye umuntu mubana atakwikoza, wowe ukajya ubona nkaho akwanga, burya ntaho aba aguhishe. Burya iyo ufite urukundo urakundana, iyo ufite n'urwango urangana nyine, kuko burya umuntu atanga icyo afite. Kandi igiti cyiza cyera imbuto nziza, n'igiti kibi cyera imbuto mbi. Niba uvubura urukundo, nuko nyine tuwemo n'urukundo, utuwemo n'umwuka w'Imana. Ariko niba uvubura ibigambo bitamishe, ibigambo by'amahomvu, ibishenzi, ibitutsi, inzangano, aho ngaho nyine nibyo bigutuyemo, kuko buri wese nyine atanga icyo afite. Icyanyuma ngiye gusorezaho wa mubyeyi we, niba nawe uri mu rugo rurimo agahinda, rubuze ibyishimo, burya igihe kirekire uzajya wishimisha, bikuganisha nyine mu kwishimuta, uzamenye ko wabuze ibyishimo, kuko ibyishimo by'Imana ni ukwemera ugashira, abandi bagashisha. Ibyishimo byawe ntibizaturuka na rimwe mu kwishimisha. Nutangira kwishimisha uzamenye ko uri kubura ibyishimo by'Imana, uzamenye ko uri gupfa. Hari ikindi kintu, iyo ubana n'umuntu aba mu buzima bwo kwishimisha, ubuzima bw'iraha, iyo uri umugabo ukagira umugore uba mu buzima bw'iraha kwishimisha, uzamenye ko Imana buri gihe, Imana ibintu ku mubiri akenshi bigenda ari bibiri. Ngo iyo ijisho rimwe ripfuye, Imana ikora mu buhangange bwayo ikimurira ubundi bubasha bwari bubijyayo ijisho ryapfuye ikabwimura mu rindi. Nawe rero niba uri umugore ukaba utunze umugabo nk'uwo nguwo uhora yishimisha igihe cyose, nta byishimo nyine afite, urabyumva nawe, kandi ntawe utanga icyo adafite nyine. Wowe rero uzajya ukora ku buryo udata igihe, wivumbura, wivovota, ahubwo uvuga uti uzi ko nshobora gushaka ibyishimo, kuko Imana ifite uburyo igomba no kuguha ibyishimo, igomba kugufasha kugira ngo ukomeze rwa rugo rusigasire. Noneho se umugabo n'aba babiri hanze n'umugore akabiri hanze, urugo ruzasigarira kuri nde? Umugabo nashinga, umugore nakamushingaho, ntimumva ko rwa rugo nyine ruzishingura cyara kabaye, rukajya kwishinga, rukawushingwa nyine. Nawe rero nkwifurije utekereza ku byishimo ufite, anabyo rukundo nyine. Urukundo urarufite, wakwihereyeho se ubwawe. Nguko wa mubyeyi we, ibyaha dukora bishushanya ibintu nyine biturimo. Niba ufite urukundo n'ubundi ruzasaka, ruzagaragara. Aho se niwe ntarwo ufite, turagushakiraho iki? Nguko uko utahora mu kwivovota ati uyaranyanga. None se niba kwanga ntaho aguhishe. Icy'ingenzi muri byose ni ukuragamira Imana, ni ukuvoma ku Mana, tugafata urukundo isura y'Imana, kuko nibwo rukundo rukomeye cyane rukize. Nibwo tuzumva ukuntu Imana yikunda, ariko akazagera igihe yigomwa. Urukundo nyarwo ni ukwigomwa, ibyishimo nyakuri ni ukwigomwa, ukigomwa ubuzima bw'iraha, ubuzima bwo kwishimisha, kugira ngo ushimire Nyagasani, uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri isi tubuze kwikunda. Yaba wikundaga ntiwari kwishora mu biyobyabwenge, ntiwari kwiyahuza ibiyobyabwenge. Yaba wikundaga ntiwari kujya wiroga. Yaba wikundaga ntiwari kujya wiyanduza, ntiwari kwikura urupfu nka ruriya, kwiyica. Icyo ubuze ni uko utikunda. Mubyeyi, nusanga watsinzwe kimwe nanjye, ushyira amaboko hejuru cyangwa upfukame uvuga uti Nyagasani nyongeramo urukundo, mbuze urukundo. Hari abantu nagiriye nawe mu mutima wanjye, hari abantu nabitse mu mutima wanjye. Yesu, ndakwingize kugira ngo unyongere urukundo, maze nkunogere buri munsi. Nyongera urukundo Nyagasani, kuko nisanze ku rutonde rw'abantu batanikunda, rw'abantu badakunda abandi, rw'abantu badakunda Imana, kubera ingeso mbi, kubera ibyaha bigushavuza, bikashimisha, wowe bikagushavuza. Turabigusabye Nyagasani Yesu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.